Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, kuri iki cyumweru tariki 19 ukwezi kwa 4 2020. Turizera ko Imana ikomeza kubana namwe muri ibi bihe ndetse no kubitwararika muri byose, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi rero dukomeze inyigisho zacu twatangiye kwiga ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubuhanuzi, mu bijyanye n'iminsi mikuru Imana yategetse Abisirayeli ko bakwiye kuziririza. Tukaba tuyibona mu gitabo cy'Abalewi ibice 23. Twabanje kureba umunsi mukuru wa mbere n'icyo usobanura mu buryo bw'ubuhanuzi, ariwo Pasika. Hanyuma dukurikiza umunsi ugira kabiri, ariwo umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe. None uyu munsi tugeze ku munsi mukuru ugira gatatu, ari Bibiliya yita umunsi mukuru w'umuganura. Reka dusome ibyawo mu gitabo cy'Abalewi ibice 23, duhere ku murongo w'ikenda tugeze kuri 14. Haranditse ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, mugasarura ibisarurwa byaho, muzajye muzanira umutambyi umuganda w'umuganura w'ibisarurwa byanyu, nawe awuzungurize imbere y'Uwiteka, kugira ngo ubabere ituro ryemerwa kuwa mbere w'isabato, aba ariho umutambyi awuzunguza. Aniyo magambo rero Pawulo yaje gusobanura mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 15, uhereye ku murongo wa 20 ukagera ku murongo wa 23. Ubwo turaza kubigarukaho, ariko hano murabona ko umunsi mukuru ugira gatatu ni umunsi mukuru w'umuganura. Umunsi mukuru wa mbere Pasika n'umunsi mukuru wa kabiri ari wo minsi y'imitsima idasembuwe. Mu bisanzwe iyo minsi mikuru nubwo ari ibiri, isa naho yazirizwaga umunsi umwe, kubera yuko Pasika ari wa mwana w'intama watambwe, bafatanyaga inyama zawo bakazirisha imitsima idasembuwe. Nubwo ari iminsi mikuru ibiri, iyo ya mbere ko ari ibiri, ariko mu kuziza iyo minsi basa naho bayifatanya, ariko ni iminsi mikuru itandukanye. Rero kubyerekeye umunsi mukuru ugira gatatu, Imana yavuze ko Abisirayeli nibamara kugera mu gihugu cy'isezerano, bazenda ku byameze bafate umuganda w'umuganura. Nuvuga ngo mbere yuko basarura babanza gufata umuganura. Impamvu Imana uyu munsi ugira gatatu iwurindirije ko bamara kugera mu gihugu cy'isezerano, ni ukubera yuko hakwiye kuba hariho ibimera, kandi muribuka yuko imyaka 40 bayimaze mu butayu. Rero uyu munsi ugira gatatu wategezwaga kuziririzwa ari uko bageze mu gihugu cy'isezerano, kugira ngo nyine bagere mu gihugu kimera. Noneho mbere yuko basarura, noneho bazabanze bafate umuganura. Kandi Abisirayeli mwibuke ko bavuye muri Egiputa hari mu bihe uno munsi twakwita printemps cyangwa spring, kuko bihwanye n'ukwezi kwacu kwa 4. Hanyuma baje kugera mu gihugu cy'isezerano, ibimera byameze. Nuvuga ngo igihe bambukaga Yorodani bakinjira mu gihugu cy'isezerano, basanze imirima yeze. Imana rero ivuga yuko bazafata muri iyo mirima yeze, bafate umuganda w'umuganura bawuzanire umutambyi, hanyuma uwo mutambyi nawe azawuzunguriza imbere y'Uwiteka, kugira ngo uzabere Abisirayeli ituro ryemerwa, kandi ngo bizakorwe kuwa mbere w'isabato. Ni ukuvuga ngo uwo muganda w'umuganura Abisirayeli bawuzaniraga umutambyi ku munsi ukurikira sabato. Ni ukuvuga ngo kuwa mbere w'iminsi 7 y'Abayahudi, ku cyumweru cy'Abayahudi. Uyu munsi yuhanye no ku cyumweru cyacu dimanche, ibyo twita mu cyongereza Sunday. Hanyuma noneho Imana ikabona kwemera
uwo muganura imaze kuwemera, none bakabona rero kuzinjira rero mu isarura nyaryo. None Bibiri tubwira ko mu buryo bw'umwuka uwo muganda w'umuganura hari icyo wasobanuraga mu buryo bw'umwuka. Pawulo rero arabitubwira rero mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 20 kugeza kuri 23, aratubwira icyo uwo munsi w'umuganura wasobanuraga. Ni ukuvuga ngo uwo muganda w'umuganura Abisirayeli bazaniraga umutambyi akawuzunguriza imbere y'Uwiteka ufite icyo usobanura. Nibyo Pawulo atubwira mu Bakorinto ba mbere ibice 15 ku murongo wa 20. Reka mbaze mbibutse ko igice cya 15 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto ni igice cyitwa kizuka, kuko igitekerezo kiri muri iki gice ni kijyanye n'iby'izuka. Rero ku murongo wa 20 haravuga ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Murumva hano rya jambo muganura ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Murumva hano kuri 22 ngo nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. 23 ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Hano murabona yuko muri iki gice cya 15 mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto kubera ku murongo wa 20 kugeza kuri 23, Pawulo aratubwira wa muganura uri muri ya minsi mikuru ivugwa mu Balewi 23 ngusobanura Kristo izuka rye. Nuvuga ngo Kristo niwe yamenyekanishwaga ko azazuka amaze kuba Pasika, amaze kuba igitambo, noneho akazaba rero uzabimburira abizera kuzukira ubugingo. Ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane, kubera yuko turaza kubibona ukuntu ibintu byagiye bihinduka, noneho ibyitwaga umuganura bijya kwitiranwa na Pasika. Kandi ni byiza ko abakristo bamenya gutandukanya ijambo ry'Imana ry'umwimerere ryahumetswe n'Umwuka Wera hamwe n'ibindi byagiye byongerwamo n'abantu mu mateka y'ubukristo, kugira ngo dushobore kuba dufite ijambo ry'Imana ritavangiye. Niyo mpamvu rero iyo dusoma ijambo ry'Imana tugiye kumenya ese ibi byahumetswe n'Imana. Cyane cyane ubukristo turazi yuko uhereye mu gihe cy'umwami Konstantino wa mbere w'Abaroma yimye mu mwaka wa 312, hanyuma agahagarika itotezo ry'abakristo. Icyo gihe ubukristo bwari butaramamara ngo bube idini ry'Abaroma. Akaba yatangiye rero gushira ubukristo imbere, agatanga aho bakwiye kubaka insengero, agatanga amafaranga, agatanga n'ibindi, agashikira ubukristo, kuko mu nyuma byitwa ko ngo yaje kuba umukristo, ariko ubwo ni ibintu by'imihango. Hanyuma Konstantino wa mbere ashikira ubukristo, aburutusha n'andi madini yariho icyo gihe. Ariko cyane cyane ubukristo bwaje kuba idini rya leta yose y'Abaroma ku ngoma y'umuntu yitwa Theodose. Ubu Theodose rero, umwami Theodose yaje gutegeka Roma kuva mu mwaka wa 380 kugeza kuri 395. Theodose rero yaje gushimangira rero ibyo Konstantino yari yatangiye kubyerekeye guhindura ubukristo kuba idini ryonyine rukumbi ku ngoma y'Abaroma. Shalom. Umuryango w'Amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisirayeli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 12:15 z'umugoroba, ndetse na buri ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya R.Betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Nuko rero umwami Theodose wa mbere w'Abaroma twavuze ko yategetse Roma kuva mu mwaka 380 nyuma ya Kristo kugeza mu mwaka 95. Itariki 8 z'ukwezi kwa 11
mu mwaka wa 392 niho yasohoye itegeko ribuza andi madini yose yitwa ya gipagani yose mu bwami bwe ko akwiye gucibwa. Noneho ubukristu guhera icyo gihe bwari burimo nka 5% b'abaturage bose b'ubwami bw'abaroma ariko bwatekaga isi icyo gihe, bari nka 5% ku bagize abaturage bose b'ubwami bw'abaroma. Noneho kuva iryo tegeko rye risohotse, ubukristu bwahise buhera kubuhinduka idini rukumbi rya leta y'abaroma. Aho niho hatangiye icyo uyu munsi cyitwa itorero katolike ry'abaroma, Eglise catholique romaine. Ni kubyerekeye ubukristu ko bwari minoritaire, hanyuma noneho bukaza kuba idini ry'abaroma. Ni kubw'itegeko rya Theodose wa mbere kuri iyo tariki twavuze. Uhereye icyo gihe rero buri muntu wese yategekwaga kuba umukristu. Urumva rero iyo bigenze bityo, ntabwo ubwo bukristu bukomeza kugira umwimerere wabwo. Aho niho rero ubukristu nyabwo bwatangira kwivanga n'ibindi bintu by'imihango y'igipagani y'abaroma. Iminsi mikuru z'Imana z'abaroma noneho ifatwa n'ibintu bitandukanye byo mu ijambo ry'Imana. Ni kuvuga ko rero uhereye iyo tariki ubukristu bwatangiye gupfa kubera ko ukuri kwarivanze n'ibinyoma bishingiye ku mihango n'imigenzo y'abaroma basengaga ibigirwamana. Rero nibutse ko kugira ngo ubukristu butangire kugira misa yo ku cyumweru cyangwa amateraniro makuru yo ku cyumweru, byatangiye kuri Constantino wa mbere amaze kuba umwami w'abaroma. Umunsi wari warahariwe Imana izuba, Sunday, hanyuma uhinduka rero umunsi w'amateraniro y'abakristu. Ariko nibutse ko itoro rya mbere igihe Yesu Kristo amaze gusubira mu ijuru, itoro rya mbere twavuze ko ryo ryahoraga rikora amateraniro makuru, amateraniro yabo ku wa mbere w'iminsi 7, ari wo munsi abaroma bo mu idini ryabo ya gipagani basengaga izuba nk'Imana. Ariko abakristo bo ntabwo babikoraga ku bw'izuba, bo babikoraga kubera ko ari wo munsi umwami Yesu yazutse mu bapfuye. Turaza kubibona nyuma iminsi Bibiliya ivuga ngo abakristo bateranaga bakamanyagura imitsima bibuka igihe umwami Yesu yatanze ubugingo bwe akaba igitambo, hanyuma bakibuka rero ko yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Ubwo rero ubukristo rero bwatangiye rero kuvangwa rero n'ibindi by'abaroma, n'iminsi mikuru iheraho rero yinjira mu itorero. Murumva rero ni byiza gusobanukirwa ijambo ry'Imana ry'umwimerere. Rero tugaruke rero ku Bisirayeli. Mwumvise yuko bageze mu gihugu cy'isezerano bamaze kwambuka Yorodani. Abisirayeli batangiye kurya ibimera byo mu gihugu, na niho bafashe umuganura wa mbere bakawushyira umutambyi akawuzungururiza imbere y'Uwiteka. Iyo usomye Yosuwa ibice 5 ku murongo wa 10 kugeza kuri 12, aravuga ngo nuko Abisirayeli babamba amahema i Gilugari, baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'Yeriko. Aho rero bamaze kwambuka bageze mu gihugu cy'isezerano. 11 bukeye bw'uwo munsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. 12 nuko bukeye bw'uwo munsi baririyeho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu, manu ntiyongera kuboneka. Abisirayeli ntibongera kubona manu ukundi, ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'Ikanani. Aho rero kuko bageze rero mu gihugu rero kimera, bashobora rero kuziririza wa munsi ugira 3 ari wo munsi w'umuganura. Ni byiza rero kubimenya. None ko tumaze kumva ko Paulo mu rwandiko rwe rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 20 kugeza kuri 23 yuko Kristo ari wo muganuro w'abasinziriye.
ntabwo yavuze ko Kristo hano yuko Kristo ari Pasika, avuze ko Kristo ari umuganura. Ni ukuvuga ngo muri iki gice cy'ibyizuka aricyo gice 15 w'Ikorinto wa mbere, murumva ko Kristo yiswe ko ari umuganura w'abasinziriye. Twabisomye aho dushobora kwibaza rero, kuko hano Paulo amwise umuganura w'abasinziriye. Muzi yuko mu nyigisho zishize zijyanye na Pasika twavuze yuko Paulo yari yandikiye Abakorinto ababwira ngo Kristo niwe Pasika yacu yaratambwe. Hano rero kubyerekeye rero izuka amwise umuganura. Tukwiye kubimenya neza kugira ngo tumenye ese icyo uno munsi twita Pasika nibyo. Kubera yuko iyo ubajije abantu benshi ba Kristo cyangwa ukabaza n'abavuga butumwa benshi, bigisha kuri Pasika ibyizuka. Ni ukuvuga ngo abantu bazi ko izuka ari umunsi wa Pasika, ariko ntitubimenye neza kuko twababwiye yuko wa mwaka umwami Konstantino wa mbere w'Abaroma muri 325 nyuma ya Kristo yatumije ya nama y'abasenyeri, abaeveke, abakuru b'amatorero ya Gikristo muri kiriya gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Noneho bakiga ku bibazo byari bihari by'imyizerere, doctrine ndetse n'iminsi mikuru. Niho batangiye gushiraho noneho uriya munsi wa Pasika kugira ngo bawutandukanye na Pasika y'Abayuda. Ariko itorero rya mbere dusoma mu byakozwe n'intumwa no mu nzandiko z'intumwa, ibyo bintu ntabwo bigeze babivanga. Kuko iyo urebye na Yesu Kristo igihe yasangiraga Pasika ya nyuma n'abigishwa be, ntabwo muri iryo sangira ya Pasika n'abigishwa be ntabwo tubona Yesu Kristo amenyekanisha izuka rye. Iyo dusomye muri Luka ibice 22 ku murongo wa 14 kuza kuri 20, dore uko umwami Yesu avuga, kuko ni byiza ko tubisobanukirwa amagambo yavuze kuri Pasika ya nyuma yasangiye n'abigishwa be. Ku murongo wa 14 aravuga ngo igihe gisohoye aricarana ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Ku murongo wa 15 muri iyo funguro rya Pasika y'ugaburo twita no musigaburo ryera, aravuga ati kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Ndababwira yuko ntazongera rwose kuyirya kugeza aho izasorera mu bwami bw'Imana. Yenda igikombe aragishimira, arababwira ati mwende iki musangire. Ndababwira yuko uhereye none ntazanywa ku mbuto z'imizabibu kugeza aho ubwami bw'Imana buzazira. Yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arabwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe akigenza atyo. Bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Murumva ko Pasika Yesu ibisobanuro ayihaye iyi Pasika ya nyuma yasangiye n'abigishwa be, aravuga ngo imenyekanisha kubabazwa kwe, ngo kwifuza nifujije gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Murumva yosomye hano rero nta na hamwe Yesu yigeze avuga ko Pasika y'Abayuda yamenyekanishaga izuka rye, ahubwo Pasika hano ayihaye igisobanuro cy'imibabaro ye, kubera ko wa mutsima basangiye ndetse na cya gikombe banywereyeho ngo byasobanuraga ngo umubiri we n'amaraso ye, kandi ibyo nta handi byatangiwe ni ku musaraba i Golgotha. Divuga ngo rero ibyo no munsi twebwe twita Pasika, uwo munsi mukuru wizihizwa uno munsi n'Abakristo, bakwiye gusubira mu mateka. Abakristo bakamenya amateka y'imyizerere yabo, bakavangura iby'Imana n'ibitari byayo. Kubera yuko tubona hano ko umwami ubwe Pasika Abayuda bizihizaga ko Yesu nawe yaje mu mubiri nk'umuyuda, hanyuma avukira muri bo, akurira muri bo, agendera mu mategeko ya Mose nk'umuyuda wese wujuje ibisabwa n'Imana mu byerekeye imyizerere.
asangira pasika ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nk'uko abayuda bose bayisangira, ariko iya nyuma iyi yarivuzeho amagambo atavuze mu zindi pasika, kubera ko nicyo cyamuzanye. Yaje kuba wa mwana w'intama azatambwa kubw'inshungu y'ikiremwa muntu cyose. Urumva yuko umwami avuze ko pasika isobanura umubiri we n'amaraso ye biri butangwe kugira ngo twebwe abana b'abantu tubashe gucungurwa. Rero iyi pasika uno munsi twitiranya n'izuka ni ibintu byazanywe n'abaroma kiriya gihe, kiriya konsile ya Nice twavuze ubushize, ari cyo gihugu cya Turukiya. Uno munsi Nice wari umujyi wa Turukiya. Urumva ko iyo minsi mikuru abaroma bagiye binjizamo kubera ko ubukristu bwavanze n'imyizerere y'abaroma cyangwa imisengere ya gipagani y'abaroma. None iminsi mikuru yabo bizihizaga mu gipagani cyabo baje kwinjiza rero mu bukristu. Rero ni byiza kureba nibiki Imana yavuze n'iby'Imana itavuze. Urumva hano rero iyo twizihije rero pasika, tukwiye kumenya ko umwami Yesu yasobanuye ko iriya pasika ya nyuma yasangira n'abigishwa be yamenyekanishaga sacrifice ya Yesu, sacrifice cyangwa igitambo cye. Nuko rero tukwiye kubimenya kugira ngo uno munsi yuzajye twitiranya ibintu bitandukanye n'iby'Imana ubwayo yategetse. Rero igihe kirageze cyaho tusobanukirwa iyi minsi mikuru, kuko niyo ihishwemo uriya mugambi w'Imana, niyo ihishwemo gahunda z'Imana muri karandiriye yayo yo gukora imirimo yayo muri iyi si kuzageza ku iherezo. Uyu munsi rero ugira gatatu rero ari wo munsi umuganura, usobanura izuka rya Yesu Kristo. Niwe muganura w'abasinziriye, niko twasomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 15 ku murongo wa 20 kugeza kuri 23. Kubw'ibyo rero tukwiye kumenya yuko umwami wacu Yesu Kristo niwe pasika yacu, kuko niwe gitambo cyacu. Hanyuma kandi kuba yarazutse nabyo tukamenya yuko byari byarahanuwe mu buryo bw'iyi minsi mikuru Abisirayeli bahawe kuzajya bizihiza. Ikindi nacyo twabonye hano ngo uwo munsi mukuru w'umuganura ngo bakwiye kuzajya bawuziririza ngo umunsi ukurikira Sabato. Kandi murabizi yuko Yesu yazutse ku munsi ukurikira Sabato, kuko niwe yabaye umuganura w'abasinziriye, niwe yafunguye inzira y'izuka ry'ubugingo. Rero Yesu niwe umuganura. Abayuda bazanyaga umutambyi, uwo muganura akawumurikira Imana, akawuzunguriza imbere y'Imana. Yesu rero umunsi yazukaga mu bapfuye ku wa mbere w'iminsi 7, hanyuma icyo gihe akaba yabaye umuganura. Kandi Yesu Kristo ageze mu ijuru imbere y'Imana amaze kuzuka, icyerekana yuko iryo turo ryemewe n'Imana ry'umuganura. Nuko yavuze ngo umutambyi ngo akwiye kuzunguriza umuganura imbere y'Uwiteka kugira ngo ubabere ituro ryemerwa. Yesu rero ituro rye y'igitambo cye, iryo turo ryaremewe. Umunsi ukira Sabato ari wa mbere w'iminsi 7, Yesu yarazutse mu bapfuye, ni mutambyi mukuru wacu kandi niwe gitambo. Kandi mumenye ko ngo nibazana umuganura hari kindi Imana yavuze ngo bakwiye kuzana umuganura. Muri iki gice cya 23 twumva yuko umuganura igihe bawuzanye imbere y'Imana kugira ngo umutambyi mukuru awuzunguriza imbere yayo, hari kindi Imana yavuze ko bakwiye gukora. Ku murongo wa 12 ngo kandi uwo munsi muzungurizaho uwo muganda mujye mutambiraho isekurume y'intama idafite inenge. Hano bavuga ngo itaramara umwaka, ariko mu bisanzwe ni isekurume y'umwaka umwe, ngo ibe igitambo cyo koserezwa Uwiteka. Mwibuke ko iyo sekurume y'intama y'umwaka umwe cyangwa itararenza umwaka umwe ni ya yindi twabonye babaze ku munsi wa Pasika. Ni ukuvuga ngo rero uriya munsi ugira 14 ukwezi kwa mbere, Imana yabwiye Abayuda ko ari uko kuzaba imfura y'amezi yabo.
uriya mwana w'intama watambwe niwe Yesu Kristo. None hano rero ngo uriya wazutse ni wa uri nyine umwana w'intama. Niyo mpamvu nibazana uwo muganda w'umuganura ngo bakwiye kuzajya banatamba umwana w'intama. Murumva yuko rero uwo mwana w'intama ni Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo yatambwe, kandi uriya watambwe nyine uriya wabambwe niwe yazutse. Niyo mpamvu umunsi mukuru w'umuganura bawufatanyaga no gutamba isekurume y'umwana w'intama. Bivuga ngo nuriya nyine wabambwe ku musaraba niwe nyine azazuka ku munsi ukurikira sabato. Nuvuga ngo ntabwo ari wundi wazutse, nuriya nyine babambye. Uriya Ponsiyo Pilato yakiriye urubanza abitegetswe n'abayuda ngo narekure Baraba umugome, ariko Yesu w'i Nazareti nabambwe. Yesu wabambwe niwe nyine wazutse. Niyo mpamvu uriya munsi w'umuganura bategezwa no gutamba umwana w'intama. Bivuga ngo ni wa wundi umwana w'intama yatambwe kuri Pasika, wa munsi mukuru wa mbere, niwe nyine yazutse nk'umuganura, yasubiye kuba muzima w'umuganura. Haleluya. Rero bakristo bavandimwe, namwe mutwumva, mumenye yuko Yesu Kristo ntabwo yapfuye kuza nk'undi muntu wese. Yesu yahanuwe mu buryo bwa za analogy, mu buryo bwa symbolisme. Bivuga ngo hari ibintu by'iminsi mikuru by'ibyo kurya biboneka nk'imihango n'imigenzo Mose yahaye abayuda, ariko Imana yari yahaye Mose ngo abibahe, ariko bimenyekanisha Yesu Kristo n'umurimo we azakora. Ubwo rero mubimenye uno munsi, muvangure iby'Imana n'ibitari iby'Imana. Yesu Kristo Pasika yacu yaratambwe, kandi uwo nyine watambwe, uwo nyine wabambwe ariko gutambwa niwe yanazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7, ari wo munsi ukurikira sabato. Reka rero izuka rya Yesu Kristo ritubere uno munsi imbaraga zitubwira ngo nkuko urupfu rutamuheranye akarunesha ku munsi wa gatatu akazuka bapfuye, niko natwe urupfu muri Kristo Yesu ntabwo ruzegera ruduherana. Nkuko Yesu yazutse n'umuganura wasinziriye, abasinziriye muri Kristo yababera umuganura, kugira ngo nawe igihe nikigera bazazurwe nawe. Natwe abazima tuzaba duhari impanda nivuga, tuzahindurwa tumusanganire mu bicu, tubane n'abakaramata iteka ryose. Imana ihabwe icubahiro. Ndagushima Mwami kubw'aya magambo uyahumugisha, kugira ngo ubuntu wese Mwami asobanukirwe, kugira ngo atahure ibyanditswe byera. Mwami Yesu, igihe wazukaga mu bapfuye, abigishwa bawe ntago bigeze babimenya, ndetse bamwe baracitse intege. Tubona nk'abari abigishwa babiri bavaga Yerusalemu bagiye Emausi, batashwe n'agahinda mu mitima yabo ko bizeraga kuzazuka, ariko bakaba batigeze bamenya ko wazutse. Ariko ngo afungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe byera. Reka Mwami udufungura ubwenge, tukomeze dutahure ibyanditswe byera, kugira ngo biturememo ibyiringiro bizima, kandi udukize inyigisho z'ibinyoma, kugira ngo twubake kwizera kwacu ku ijambo rizima ry'umwimerere ryahumetswe n'Umwuka Wera. Komeze ubaka itoro ryawe, komeze ufashe Mwami ubwoko bwawe muri iki gihe gikomeye, ndetse ukomeze utabara isi, uyivane mu kangaratete isi irimo kubera ikibazo cya corona virus imaze guteza impfu nyinshi mu isi. Ariko turizera yuko nibi bihe turimo nabyo ntago byagutunguye, kandi igihe nikigeruza bishyiraho iherezo, kugira ngo Mana abantu bamenye ko hejuru z'imbaraga zose hari Imana, n'imbaraga zayo arizo yakoresheje mu kuzura umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo mu bapfuye. Mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, ukeneye inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00, ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.